nguyu kakajwi nabonye ifoto ye erega aragenda arashya ivata riraza irangegera nguyu kakajwi ngiye ifoto ye njye namuvumbuye ati nyina sogokuru we ndamuzi wanjegera wenda muzi hehe sogokuru we ndamuzi tate we ndamuzi gahambirwa gakubitwa n'inkuba ya saa munani kagusigiye saa cyenda kakwanura muhirindiri we yageraho kakajwi bwabware ariko shaka nkubaze none wari uri kubivuga muzarebe yarari mu gashamba yari yagiye kunnya mu gihuru noneho aburahanya aza kumfatiraho furi kakajwi asesha ubundi iriya foto watanze niyo umuhirimbiri muturanye niyo umushumba iwanyu Jean Claude kakajwi nuko rero abandi bafatiraho umuriro barawakisha ingegera barazifatiyeho abandi wiwi ngo umusatsi se ninde utagira umusatsi gegera nkanyeshu dore ifoto yashizeho kakajwi ngo nyeshu Yes, ndabasuhuje mwe mukomeje gukurikirana ibiganiro bya R2B Tech nk'uko mumenyereye ibiganiro byanjye. Rero uyu munsi nabazaniye inkuru ya nyayo nyuma y'amagambo menshi ya kakajwi wita kakajwi wo muri Amerika. Abantu benshi bakomeje kwibaza ku isura ye. Ni nyuma y'uko wari wakoze ikiganiro ashyira hanze amafoto y'isura ye ndetse n'indebo ye n'impagararo ye. Kakajwi yaje kuri YouTube akamuharabikana ko ku mbuga za TikTok, ngira ngo iriya video ni ya kakajwi aharabika uwari wamukozeho ikiganiro. Ariko se ibyo yari yavuze nibyo cyangwa ni ibinyoma? Ibi byose nibyo ngewe nje kugusobanurira. Aya mafoto muri kubona hano, uyu niwe wa nyawe, niwe kakajwi. Hanyuma ndaza kukubwira uburyo yahisemo kujya kuri iriya content n'impamvu yiyambika mask atajya yifuza kwigaragariza abamukurikira. Ibi byose urabisobanukirwa, kandi like ahabanza ubundi dukomeze mu kiganiro cyacu. Kakajwi rero ni uyu nguyu nk'uko muri kubibona. Ikibikubwira ni iyi misatsi ye, uretse ko yihakanye, ariko noza kureba video ze ukareba n'iyi misatsi ukakatira ahari mask akunda kwiyambika, urahita ubona neza ko ari we wa nyawe. Rero na bindi birenze, uyu niwe wa nyawe, niwe kakajwi. Abantu benshi bakunda kwibaza bati se kakajwi kuko aba muri Amerika cyangwa aba mu Rwanda aba ari kujijisha? Niko abantu bakunze kuvuga bitewe n'uburyo baba bumva saga zose zavutse mu Rwanda zivugaho ibintu byo mu Rwanda byose abizi, mbega nyine bitewe n'uburyo babyumva bakavuga se uyu muntu koko aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko ukuri kwa nyako kutari ibinyoma, kakajwi wa nyawe koko uyu niwe, kandi aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uretse ko ahamaze igihe gitoya cyane agiyeyo, ariko nyine mbere y'uko ajyayo yabaye mu Rwanda, niyo mpamvu ibintu byose byo mu Rwanda babizi. Kandi ikindi akunda gukurikirana amakuru yo mu Rwanda. Naje gusanga abantu bo muri Amerika bakurikirana ibintu dukora hano mu Rwanda, rero nawe akunda kubikurikirana cyane, ariko niyo mpamvu rero mwumva nyine akunze kwibanda ku bantu bo mu Rwanda, ugasanga arabazi, ugasanga uduce tumwe two mu Rwanda aratuzi, arimo aragenda avuga amasantire yo mu Rwanda, yarahabaye cyane, yagiye ejo bundi nihaba. Impamvu rero yahisemo gukora ziriya video yabitangiriye ku rubuga rwa Instagram, nibwo yakoraga yiyambitse ziriya mask. Ubundi ziriya mask ziba kuri Snapchat, umuntu wese ushaka gukora video nka ziriya kuri Snapchat ziriya mask ziba ziriho. Hanyuma rero yarayiyambitse akajya akora ibintu ku rubuga rwa Instagram, aragenda agira abaflowers benshi. Nyuma y'uko yerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahageze atarabona akazi, nibwo yongeye gukora ibindi biganiro, aza guhitamo noneho gufunguza YouTube channel kuko yari amaze kubona ko ari kugenda agira abantu benshi bamukurikirana. Nyuma nibwo yafunguye YouTube channel, atakubitaho video ya mbere yayifunguye ejo bundi mu mwaka wa 2024 mu kwezi kwa gatanu. Ubwo yayifunguraga abona ari kugenda akurikiranwa cyane, nanjye namubonye, ariko ndavuga ati uyu muntu tukana gutya sinamureba. Gusa uko bukeye nuko bwije akomeza kugenda agira abantu bamureba, akomeza kugenda yuzuza abasabu benshi cyane. Hanyuma rero uyu munsi wa none ni umwe mu bantu bakomeye cyane ku rubuga rwa YouTube kuko yujuje abasubscribers 140. Urumva n'umwe mu bantu bakomeye cyane, kandi video ze zirebwa cyane n'abantu benshi. Nubwo ziba ari video z'ibitutsi, ariko ni video z'ubugoryi nyine abantu bakunda ibintu bimeze kuriya bisetsa bibashimisha.
ubwo rero ngayo mateka yakagajwe, impamvu akozamo masike ni uko azi ko ayikuyemo mwahaga ibyo akora, niyo mpamvu ayigumishamo kugira ngo mukomeze gukunda ibyo akoramo, narushaho kumwibazaho. Njye nari Bosco Nsabimana, iyi channel ni R2B Tech, tubana mu nkuru n'ibiganiro bya buri munsi. Bye bye, mugire ibihe byiza, nizere ko mwamaze gukanda like ndetse na subscribe.